hari abantu benshi barimo kubibabariramo twagakwiye gufatiraho urugero kandi noneho bibyamamare cyane. Wenda niba ushaka kumenya ubuzima bw'umuntu, fata status yiwe uyikontorore icyumweru kimwe gusa, nacyo ni kinini, bitewe n'ibintu bashizeho, bitewe na video zabo bapostinze, bitewe n'amagambo bagiye bavuga. Ndagushimiye cyane wowe wemeye kubana natwe. Niba ari ubwa mbere kora subscribe, kandi niba atari ubwa mbere ndakurarikira gukomeza kubana natwe. Amahoro, ibyishimo, amafaranga, ibyo byose ndabikwifurije ubibone mu izina rya Yesu. Nakuvuga ngo muri iyi minsi icyo dushize imbere cyane ni ubuzima bwiza, kandi ubuzima bwiza bujyana no kugira iki, no kugira amafaranga. Bivuze ngo amafaranga ari mu bintu biza imbere cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu iyo nangiye ikiganiro mba ngomba kukwifuriza kugira amafaranga. Ubwo muri rusange mba nkubwiye ngo gira ubuzima bwiza, gira amahoro, gira umutekano muri wowe, gira ibyishimo bihoraho kandi bitangwa na Nyagasani, kuko abantu ntabwo burya batanga ibyishimo. Uyu munsi nshobora kugushimisha, ariko ejo ugasanga ni njyewe turi gushwana, ejo ugasanga ni njyewe uri kukurega mu nkiko. Uyu munsi nshobora kugushimisha bitewe n'uko hari icyo nkushakaho, njyewe hari icyo nshaka ko unkorera, nkaguha amafaranga ukishima, nkaguha ibyo ukenera ukishima. Niyo mpamvu na ruswa zibaho cyane, nubwo hano mu gihugu cyacu bagenda bazirwanya. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu twagakwiye kwishimira, ariko biriya ni ibyishimo by'akanya gatoya. Njyewe rero icyo nkwifurije ni umunezero, amahoro, ibyishimo, amafaranga birambye bitangwa na Nyagasani kandi arabifite. Uyu munsi rero ndaje ngo tuvuge kuri iki kintu cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zatugize nk'abasazi, zatugize abo tutarebo. Aho kugira ngo tuzikontorore, ahubwo zirimo ziradukontorora twebwe. Imbuga nkoranyambaga zirimo ziradukoresha. Hari ingero nyinshi zihari kandi zinafatika. Yewe hari abantu benshi bahari banagusumba, banakurusha amafaranga, barimo barababazwa aka kanya n'imbuga nkoranyambaga. Yatangiye yishimye, yatangiye bimeze neza, ariko aka kanya ibyo yakoze cyangwa se ibyo yashize ku mbuga nkoranyambaga, ibyo yapostinze, nibyo biri kumugaruka, nibyo biri kumukoraho. Wenda singiye kuba umusesenguzi cyane, ariko icyo nshaka njyewe no kugira ngo tubiganireho, nawe ubyumve. Mu by'ukuri ejo cyangwa ejo bundi bitazagukoraho, cyangwa se ukabikora wibwira ko ari ibintu byiza, ariko nyamara uri muriyangiza ubuzima. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo tubivugeho, tubiganireho, tubiveho birangire. Tumenye gukoresha neza imbuga nkoranyambaga, tumenye ese ni iki twagakwiye gupostinga, ni ayahe mafoto twagakwiye gushyira kuri status zacu, ese ni ikihe kintu twagakwiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ni iyihe video twagakwiye gushyiraho ijyanye n'ubuzima bwawe, cyangwa se ijyanye n'imyumvire yawe, wowe itazagukoraho mbese muri future yawe. Hari ibintu dushyira ku mbuga nkoranyambaga ku buryo usubije amaso inyuma nawe ukabitekerezaho neza, urubyaro rwawe, abana bawe uzabyara bashobora kuzabireba bakavuga ati uyu yari mama se, uyu yari papa se. Nyine ukabona ni ibintu biteje isoni mu by'ukuri. Rero twagakwiye kumenya ibyo bintu, ukavuga ati se ibintu abana banjye bashobora kuzareba bakavuga ati mama hano yari ameze gutya, mama yari ameze gutya. Kuko ugiye kureba muri rusange ibyo bintu bishobora kugira ingaruka ku bana bawe. Ashobora kugukurikiza akavuga ati se mama ko yari ameze gutya, njyewe ndinde wo kutabikora, papa ko yari ameze gutya, ndinde wo kutabikora, papa ko yapostingaga aya mavideo, ndinde wo kutabikora. Sasa niyo mpamvu naje kugira ngo twige kuri iki kintu, kuko hari abantu benshi barimo kubibabariramo twagakwiye gufatiraho urugero, kandi noneho bibyamamare cyane. Wenda ndaza kubigarukaho, ndaza kubabereka
abo bantu b'ibyamamare muri iyi minsi barimo baragorwa n'imbuga nkoranyambaga, kandi tubazi ko bakomeye bitewe n'iki? Bitewe n'ibintu bashizeho, bitewe na video zabo bapostinze, bitewe n'amagambo bagiye bavuga. Rero ndakurarikira gukomeza gukurikirana ikiganiro cyacu. Ubundi reka dutangire twibaza tuti ese biterwa n'iki kugira ngo dupostinge? Ni urukundo? Ni ukugira ngo twamamare? Ni ukugira se ngo twamamaze? Ni iki kibidutera nyine kugira ngo umuntu ashire amarangamutima ye ku mbuga nkoranyambaga? Icyo ni ikibazo wagakwiye kwibaza. Hari ababikora bashaka kugira ngo babone aba followers cyane nko kuri TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Kuri status hari ababikora kugira ngo bishimishe, nabyo birashoboka. Hari umuntu postinga kugira ngo exciting umunezero we. Hari abantu bishimira mu gupostinga, by the way. Ntitukajudginga abantu ngo se ibi ni ibiki ya postinze, ese ibi yumvaga biradushimisha. Just niba urebye stat y'umuntu nigushimishe, hari undi iri gushimishe, ntukajudginga umuntu cyangwa se ngo umureperinge wakajije ibintu, biriya ni ibiki washizeho. Oh no, please, ndakwiginze. Niba umuntu hari icyo yapostinze, hari impamvu yagipostinze. Erega ntitwibagirwe ko hari n'abantu bishyura kugira ngo bapostinge, kandi hari n'abantu bishyurwa kugira bitewe na status bapostinze. Barahari cyane. Niba nawe ufite nge nabafite, niba ubishaka umbwire ngo screenshot umuntu apostinga ikintu atari fair yacyo, mbese nawe bimujena, ariko kubera ko narebwa n'abantu 100, naba afite views 100, araza guhembwa amafaranga 5,000. By the way, aya mafaranga nawe ushobora kuyakorera bitewe cyokora, bitewe wowe n'uburyo uteye cyangwa se n'uburyo umeze. Kuko hari umuntu postinga ibintu ukabona ni ibintu wowe ubwawe udashobora gupostinga, ni ibintu bisebetse, ni video mbi, ni video mbi nshatse kuvuga, ni video urugero z'urukozasoni, ni abantu bambaye ubusa, ni abantu mbese ubona batihesheje agaciro. Uyu muntu arabipostinga, ariko mu by'ukuri ntabwo uzi inyungu yabyo, ntabwo uzi amafaranga ari bwinjize. Hanyuma nawe urabifashe ugiye kubipostinga cyangwa se ugiye kumwigana. Duherutse kubona umuntu kuri mu mujyi, hariya mu mujyi i Kigali, umukobwa yarifashe arifotoza cyangwa se ajya kuri etage hejuru yambaye ubusa. Ni ibintu twabonye, ni ibintu bigaragara. Ese ushobora kwibaza uti uyu mukobwa yari afite ikihe kibazo? Ese yari afite ikibazo cyo mu mutwe? Ese uyu mukobwa yashakaga views? Nawe ibi ni ibintu ushobora gutekereza ukabyibaza. By the way, ubonye umuntu y'ubusa buri neza nta kintu yari yambaye, ushobora kwibaza ukavuga uti rero uyu muntu uko byagenda kose, niba atari yishyuwe akabona amafaranga, yashakaga views, yashakaga aba followers, ibyo ngibi nabyo ushobora kubyibazaho. Ariko nanone niba yari yishyuwe arimo kwinjiza, hanyuma nawe ukaza kumwigana ukabura n'igiceri cy'10 winjiza, ahangaha ufite ikibazo mu mutwe. Aha ni hahandi za status zacu nyuma y'igihe runaka zitangira kudukoraho. Ugiye gusaba akazi kanakomeye, ubonye akazi gakomeye, haba muri hoteli, haba kandi kazi ko muri biro, ya foto yawe wigeze gupostinga cyangwa se ya video yawe wigeze gupostinga barayizanye, barayigaruye cyangwa se barayipostinze. Ni kenshi bibaho iyo umuntu ahawe akazi muri guverinoma cyangwa se ahandi hantu, uzabirebe iyo akoze akantu mbese karimo nka defo cyangwa se akotoye, tubyite gutyo, akotoye, abantu bose niwe bahita bapostinga, abantu bose bahita bamwibazaho. Byigeze kubaho amanota gisohoka y'abanyeshuri, minisitiri umwe sinshatse kumuvuga yigeze gushira kuri Twitter akurikije za mvugo nyine z'iki gihe z'urubyiruko,
arangije abantu bose iyo status barayipostinze. Why? Kubera iki? Ibyo bintu ni ibintu bishobora kukwicira save. Niyo mpamvu ibintu dupostinga twagakwiye kubanza twabitekerezaho. Ese ikintu ngiye kupostinga njyewe ubwanjye nyuma y'imyaka 2 ngize gutyo ubuzima bugahinduka, ese nazajya nyireba nkumva ndishimye? Ese abantu bazajya bakireba bwo bakumva byari ibintu byiza kuri njyewe? Ni ibintu twagakwiye gutekerezaho kugira ngo tubikore. Rero niyo mpamvu uyu munsi naje kugira ngo dusobanukirwe neza ibyiza n'ibibi byo gukoresha imbuga nkoranyambaga. By the way, simvuze ko hari ibintu bibi, simvuze ko hari ibintu byiza byonyine, oya, biravanze. Hari ibyiza hari n'ibibi. Imbuga nkoranyambaga ushobora kwamamara nk'uko tuba tubishaka, bamwe muri twe baba babyifuza. Ushobora kuhashakira amafaranga, ni na byiza cyane kuhashakira amafaranga kuruta kwamamara. Cyane. Aho kugira ngo wamamare ube icyamamare nta mafaranga ufite, ahubwo wagira amafaranga ukareka kwamamara. Kuko kwamamara ntabwo bizakurishya, kwamamara ntabwo bizakugaburira, kwamamara ntabwo bizishyurira abana minerivare. Kwamamara, reka duhite tubana kiriya kuri iki kintu bitumye nyigarukaho. Uri gushaka kwamamara, urumva, ntabwo bizakugaburira, ntabwo bizakwishyurira inzu, ntabwo bizaguha umugore mwiza, ntabwo bizatuma ubaho neza. No, twagakwiye gushaka amafaranga kurusha kwamamara. Just kuko amafaranga niyo atuma twamamara. Niyo mpamvu twagakwiye rero gushaka amafaranga mbere yo kugira ngo dushake kwamamara. Kuko amafaranga iyo uyafite ushobora gushakamo wa munezero w'igihe gitoya, ntabwo ari umunezero w'igihe gihoraho. Ushobora gushakamo ya minerivare y'abana, ushobora gushakamo wa mugore mwiza, ushobora gushakamo ya nzu nziza, ariko kwamamara nta kintu na gito bishobora kuguha muri ibi bintu mvuze bitanga amafaranga. Ibyo mvuze nibyo kandi 100%, ibyo mvuze nibyo. Sasa rero niyo mpamvu twagakwiye kugira uko tugenda buhoro cyane kuri status zacu dukunze gupostinga. Hari ingaruka rero nyinshi zo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya mbere, umutekano wawe bwite. Buriya tutagiye kure cyane, niba ushaka kumenya ubuzima bw'umuntu, icyo mvuga ni ukuri, iki kintu ugiye kuvuga ukiteho. Niba ushaka kumenya ubuzima bw'umuntu, fata status yiwe, uyikontorore icyumweru kimwe gusa, nacyo ni kinini, urebe ibintu postinga. Abyumvise? Icyo ni icya mbere. Ahangaha uzahita ubona ubuzima bw'uwo muntu abayemo muri iyo minsi, cyangwa ubuzima bwe bw'iminsi yose. Ikindi cya kabiri, jya kuri YouTube y'uwo muntu. YouTube, iyo ureba iyi video yanjye niba uri kuyireba, iminsi 2-3 izashira video yanjye kiri imbere, kiri hejuru. N'izindi video zose warebye, iyo umuntu agiye kuri YouTube ahita azibona. Ugiye kuri YouTube y'umuntu ukabona ibintu akunda kureba, wahita umenya uwo ari we. Ibyo mvuga nibyo 100%. TikTok, urebye video umuntu postinga, ukareba video urayikinga. Kuko iyo TikTok iri kureba video cyane no kuri YouTube ni ahantu hose, no kuri status bibaho. Iyo ukunze status y'umuntu, akenshi udashaka kureplyinga cyangwa se kumusubiza kugira ngo commenting kuri video yiwe, urayilikinga. No kuri YouTube bibaho, no kuri TikTok. Rero video urebye kuri TikTok, iyo uyikoreye like cyangwa se ukayikorera share, egari ko iyo video wayikunze. Bivuze ngo ushaka kureba ubuzima bw'umuntu, no kuri TikTok wabireba, wabibona. Niyo mpamvu rero niba ugiye gupostinga kuri status yawe, banza witonde. Icya mbere, gupostinga kuri status
bishobora kukubuza amahoro, umutekano. Uti gute? Bishobora kukubuza umutekano gute? Niba mwarakurikiranye neza showbiz, kuri Regis, muramuzi ukina filime, ndetse na Miki, bigeze gushwana. Aba bantu mu by'ukuri barakundanaga, ariko ntabwo byari ngombwa ko migaruka, ariko reka mbafutereho urugero kuko byigeze kubaho. Ntabwo ari ukubota cyangwa se kuvuga cyangwa kubavugaho. Hari abantu benshi bibaho, yewe banakomeye, n'ubu ngubu barahari muri showbiz, barahari barimo baravugwa, barimo baraterana amagambo, kandi tuzi ko ari abantu banakomeye, yewe n'abantu banayoboye cyane, bafite department nini cyane, bafite amafaranga menshi. Muri iki gihe bari guterana amagambo. Kubera iki? Kubera imbuga nkoranyambaga. Kubera iki? Kubera ibyo yavuze cyangwa se ibyo yigeze gupostinga bitari byo. Nibyo bintu bitumye abantu bashwana. Umunyamakuru umwe ukomeye akoze ikiganiro aragipostinze. Undi munyamakuru nawe byitwa ukomeye, nawe araje agize ute, arakivuguruje. Mu by'ukuri aba bantu icyo batangiye gushotorana. Biturutse he? Biturutse kuba umwe yarapostinze ikiganiro gishobora kuba atari cyo, undi akaza akakimyomoza, undi akungamo akamusubiza. Urumva ni ya makimbirane aturutse kuri status. Twigarukire kuri ya nkuru yacu rero ya Regis na Miki. Regis na Miki, aba bantu bari mu rukundo, ariko rimwe bigeze gushwana, babishira ku mbuga nkoranyambaga. Umwe ajya ku mbuga nkoranyambaga aratongana, aravuga, n'undi aravuga, ni wowe wamemukiye, ni wowe ibi bintu wabinzanyemo, ni wowe wagize gute, ni wowe watumye ninjira mu busambanyi, ni wowe watumye nywa inzoga, ni wowe watumye famille yanjye ibaho gutya. N'undi nawe akaza nawe akamushinja, akavuga ibi. Ese ibyo bintu bitumariye iki? Ubwo inyungu yabyo ni iyi. Ubwo se mu gihe twari tubazi ko ari abantu bakina filime, ari abantu bakundana, ese nyuma yaho tuvuge ko abantu nibwo bakomeje kubakurikira cyane, cyangwa abantu bagiye babatakariza icyizere bitewe n'ibyo ukora cyangwa se bitewe n'ibyo uvuga? Umuntu ashobora kugusaba serivisi ukanayimwima. Urugero, umuntu ahora postinga kuri status ye ibintu reka twe gufata twe kujya kure. Umuntu ahora postinga kuri status ye ibintu bijyanye n'imipira. Undi ahora postinga status ye ibintu bijyanye na memes. Ndakeka mwese murazizi. Undi ahora postinga kuri status ye ibintu bijyanye n'indirimbo z'Imana, udusong tw'Imana tumeze neza, turirimbo dushimishije. Undi ahora postinga status ye kuri status ye, kandi aba bantu barahari. Harimo n'ujya uvanga, uyu munsi yashizeho memes, agakurikiyeho yashizeho Amavubi yatsinze, Man City yatsinze ibitego bingahe, agakurikiyeho shizeho akaririmbo k'Imana, isabato nziza. Hari abantu bacanganye gutyo. Hari umuntu udashobora kumenya ngo ubuzima bwe bumeze gute. Urumva? Cyakora aho kugira ngo mbe wa wundi uhora ushira kuri status ye, igihe yababaye, igihe atameze neza, igihe yashwanye n'umuntu akabishira kuri status ye, naba wa muntu uhora postinga memes, cyangwa se nkaba wa muntu uhora postinga indirimbo z'Imana gusa, cyangwa nkaba wa muntu uhora upostinga ibintu bivanze. Iki kintu cyumve neza. Niba ubabaye ukabipostinga, hari umuntu ngiye twari tuziranye, yabaga ari mu rukundo, yashwana na boyfriend we, agahita abipostinga, akavuga umunsi wa mbere ye mubi, iminsi ntizongera kubaho. Nyine ibintu nk'ibyo, mbese ukumva muri we ntabwo atuje, ntabwo ameze neza. Uwo muntu rero ashobora guhura n'ibibazo gute? Upostinze ko washwanye na boyfriend wawe, undi mutipe arabibonye ahisa kwataka,
kandi uzarebe cyane cyane iyo umuntu ari mu bibazo ukagira undi muntu ku ruhande uhita ubigusangamo akagufata neza, birangira uwo muntu mushobora gukomezanya. Rero niba ushwanye na boyfriend wawe ukabishira kuri status, hari amahirwe angana na 92% ko mugomba kutazongera kuvugana burundu. Ibyo mvuga ni ukuri. Niba ugize ikibazo cyo muri famiye cyangwa niba ufite ikibazo cy'amafaranga ukabishira kuri status, hari amahirwe nka 60% yuko hari inshuti ushobora kubura mu buzima bwawe, bitewe nuko niba baragufataga nk'umuntu usobanutse, nk'umuntu ufite amafaranga, bagakuvuyeho, bagufataga nk'umuntu wiyubashye bakuvuyeho. Just hari abantu badakunda ibyo bintu. Ariko nanone niba ubona ko ibyo bintu ntacyo bitwaye, ubuzima bwawe ugomba kubushira ku mbuga nkoranyambaga, ari byo bigushimisha, ukabusangiza abantu, base inama nakugira, jya ugenekereza kugira ngo postinge uzajya ushiramo ubwenge, ushiremo n'amagambo azimije. Hari abantu bashimishwa no kubona no kumva bapostinze, nyine kumva bapostinze gute. Ibyo mvuga gushimishwa ni gute? Wagize ikibazo, urababaye, ntabwo nezerewe, ntabwo wishimye, uhise posting amarangamutima yawe yose, uhise uyashira kuri status. Niba ari uko bimeze, jya ushaka uburyo ushiramo ubwenge, kuko just yuko kugira ngo wishime yuko wumva ko wapostinze, jya ushiramo ubwenge muri cya kintu ugiye kugira ute, ugiye gushira status yawe. Ntukavuge ngo ugiye gushira status yawe wakoze washwanye n'inshuti yawe, uhise umwandika, noneho wanditse n'izina rye, uvuga uti inshuti nazibagirwa mu buzima bwanjye Yves. Umvise ako kantu? Ese reka nkubaze, niba wanditse ngo inshuti utazibagirwa mu buzima bwawe ni Yves, bishatse kuvuga ko abandi bantu barareba iyo status yawe, kandi abenshi bareba status yawe ni inshuti, kuko atari inshuti ntabwo yareba status yawe, nose inimero yawe yayikore. Bivuze ngo abo bantu barareba status yawe, bamwe barahita bavuga ngo mutari inshuti, cyangwa se birahita bigaragaza uburyo ugira ute ubafata, bigaragara nko gutonesha umuntu. Wagakwiye kuvuga ngo wagakwiye gushiramo nk'akantu gasa nko kujijisha, niba ugiye gushimira umuntu ushaka kubipostinga, kuko twabonye ko hari abantu bashimishwa no gupostinga. Wagakwiye kugerageza uburyo ubihidinga, nyine simvuze kubihidinga abantu ngo batabibona, oya no, ahubwo mu buryo byandikamo, aho kugira ngo wandike inshuti yawe warangiza ukayivuga no mu mazina, kandi uzi neza ko hari izindi inshuti ufite ku ruhande z'inkoramutima. Umuntu akugurije 500 kubera ikibazo cyari gikomeye wari ufite, kirakemutse, urishimiye, uhita unamupostinga. Kumbi ku ruhande hari undi wigeze kukuguriza 10,000, nacyo cyarakemutse, byararangiye. Ese izi nshuti, iyi nshuti yaguhaye 500 ukishima ugahita ubipostinga ugasara, niyi yigeze kukuguriza 10,000, aho ngaho nyuma yaho yayindi yigeze kukuguriza 10,000 saragaruka akavuga ati okay, ese iriya niyo nshuti ya nyayo. Ahubwo wagakwiye uburyo postingamo ibintu kugira ngo bitakugiraho ingaruka, ugashaka uburyo, niba ushimishwa no gupostinga, shaka uburyo uzimiza abantu. Simvuze ko gupostinga ari bibi, no, ntabwo ari cyo nshatse kuvuga. Ahubwo icyo nashatse kuvuga ni hari igihe bitugiraho ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Twagakwiye kumenya ibyo dupostinga, twagakwiye kumenya abo turi bo twebwe ubwacu, tukihesha agaciro. Ukavuga uti ese ibi bintu postinze abantu niba babibona barabifata gute, ese ngewe baramfata gute? Nicyo kintu ubundi twagakwiye kumenya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Sinzi niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo ushobora kutwongerera kuri ibi bintu byo gupostinga, cyangwa se kuri ibi bintu bya status
ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga, kuko hari abantu benshi biri kugiraho ingaruka, hari abantu benshi biri kwafekta. Ugiye kuri YouTube uvuze ubuzima bwawe bwose, uvuze uko wabanye n'umugabo, uvuze uko mwakundanye, uvuze uko mwashwanye, uvuze abo wambariye ubusa, nyine ibintu byinshi urabivuze. Ni byiza kwigisha abantu ingaruka z'ibintu ushobora kuba warabonye, kugira ngo abandi bantu nabo batazabigira ute, batazabigwamo nk'umutego. Ariko nanone question mark, haba igihe uri kwiyicira seve. Ugiye kuri YouTube uvuze uburyo wahuye n'umusore wa mbere, bwa mbere uburyo wataye ubusugi, si akantu ka mbere. Kabiri, uvuze uburyo wahuye n'umusore wa kabiri. Gatatu, uvuze uburyo wariye amafaranga y'umusaza. Ibi bintu uri kugenda ushira ku mbuga nkoranyambaga, ngo uri kuri YouTube, ngo uri gushaka kwamamara, uri muri yicira seve. Niba ukiri umukobwa, nta musore uzaba ukibonye, wamaze kuvuga ko wariye amafaranga y'umusaza w'umukire, wataye ubusugi ungana gutya, uhora ubikora buri munsi. Niba ukiri umukobwa, icyo kivuyeho. Kabiri, uvuze uburyo umugabo wawe mwashwanye uyu munsi, kandi wenda hari amahirwe yuko mwari bwongere gusubirana. Uko kuvuga uko washwanye n'umugabo wawe, cyangwa se kuvuga uko umuntu yaguhemukiye, mu by'ukuri umwana wawe araza kureba ikiganiro. Niyo atakireba uwo munsi, nyuma y'imyaka runaka umwana wawe azareba ikiganiro. Sinzi niba uyu mwana azigera ababarira papa we, kandi ushobora gusanga n'ibyo uri kuvuga uri no kubeshya. Uyu mwana sinzi niba utamuteye gutuma azashaka amakuru y'uburyo wowe na papa we mwashwanye. Cyane. Niba uri n'umukobwa cyangwa se umusore, ugiye kuri YouTube cyangwa se ushizeho video runaka uvuga ku bintu, sinzi ko umwana wawe uzavuka atazagaruka inyuma akareba ibiganiro byawe, avuga ati ubundi mama yari ameze gute, mama niye mibereho yarabayeho mu gihe cyawo. Azagaruka birebe, nasanga hari ibintu atari gusobanukirwa neza, azagira ute, azagomba ashake amakuru yabyo, imva n'imvano yabyo. Niyo mpamvu rero ku mbuga nkoranyambaga twagakwiye kwitonda, tukagira ibyo dushiraho. Twebwe ku mbuga nkoranyambaga tugashiraho ibitwinjiriza amafaranga, cyangwa se ibituma tubaho neza, ibituma twishima. Nkuko tunatangiye nkubwira ngo kugira ngo ubeho neza ukenera ibi, priority ari iki, ari amafaranga. Dushire kuri YouTube, dushire kuri status ibintu biduha umunezero n'amahoro mu mutima wacu, ariko dushireho n'ibintu biduha amafaranga gusumba kwamamara. Iki kintu kibe clear, reka tukigire clear. Shaka amafaranga gusumba kwamamara. Shaka umunezero wo mu mutima gusumba kwamamara bitanga umunezero w'igihe gitoya. Uragiye hariya uvuza inkuru cyangwa se uvuza abantu, baragushimye uwo mwanya, cyangwa se uwo mwanya ubaye umunyakuri, ariko nyuma y'iminsi 2 ugize agahinda kadashyira. Niyo mpamvu twagakwiye kugira ibintu tureka mu buzima bwacu, kugira ngo bitazadukoraho cyangwa se bikatugiraho ingaruka mu gihe kizaza. Ikinyoma kiraryoha. Impamvu mvuze ngo kiraryoha ni yihese. Ikinyoma ukikivuga kiba kiryoheye abantu amatwi kucyumva, yewe kinagera kure ako kanya cyane, vuba byihuse. Wabigerageje se ukabeshyira umuntu, cyangwa se bigerageze umbeshyere kuri iyi video urimo kumva, uyi posting uyibeshyire, urebe ukuntu birasakara cyane. Ariko nanone iki kinyoma kigiye mu masaha 5, abantu 1000 bamaze kucyumva, bamaze no kugiteraho commentaire. Ukuri ni kuzaza
ntabwo kuzahita kugera ku bantu benshi, ariko ni kuzagenda gake gake, ariko kuzamara igihe kinini ari ukuri, ntabwo kuzigera gutsibangana. Ingaruka ufite kuri ibi bintu ni izihe? Wowe wamaze gutanga ikinyoma, urishimye, wishimye amasaha angahe? 2 hours, amasaha 2. Nyuma y'amasaha 5 bizagenda bite? Uzababara 24 hours plus 24 hours 24 hours, buri munsi uzagenda ubabara mu mutima wawe, wumva wagize ute, warakosheje. Niyo mpamvu muri iyi minsi abantu bari kurwara trauma, bari kurwara ihahamuka. Uri gufata ibintu ukabishyira ku mbuga nkoranyambaga, ejo bikaza kugukoraho. Ejo wajya gusaba akazi akakubwira ati oya, ni wowe wakoraga ibi. Hari abantu benshi, niba mukurikirana showbiz, hari abantu benshi bameze gutyo. Akora ibintu by'amanyanga cyangwa se agakora ibintu by'amafuti, akishima uwo mwanya wa munezero w'igihe gitoya, ariko nyuma yaho akaza kubibabariramo. Niyo mpamvu twagakwiye gushaka amafaranga, umunezero wo mu mutima, kurusha kwamamara by'igihe gito cyangwa umunezero w'igihe gito. Wowe ukunda gupostinga, ni byiza, ni ibintu twese twishimira, kuko gupostinga haba igihe ubaye excited cyangwa ukumva ibintu bigukoze ku mutima, ariko jya ushiramo ubwenge. Ntabwo nababwiye ko gupostinga ari bibi, jya ushiramo ubwenge, kuko hari abantu benshi birimo gukoraho muri iyi minsi, muri iyi viziyo turimo byitwa ko ari iterambere. Reka duhagarikira ikiganiro rero. Ndagushimiye wowe ukunda kumva ibiganiro byacu. Ndakwinginze kwifata ugakora subscribe. Ntabwo biragusaba igihe kinini cyane, nta nubwo biragusaba yewe si n'amasegonda. Koraho gusa ubyihorere wigendere. Ikindi, niba ubona ko hari icyo tukunguye cyangwa se hari ahantu tuguhuguye, cyangwa ukabona ko hari ikintu ugomba kutwongerera mu byo twavuze, byandike muri comment. Ndagushimiye. Mwari kumwe na Bosayini Official. Ndabakunda ibihe byose.